Yesu ashimwe cyane. Nshimye Imana impaye no mwanya kugira ngo dushobore kuganira ijambo ry'Imana. Mazina yanjye banyita Evangeliste King NDIZEYE. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Espoir hano i Kigali. Rero unkundira umwanya muto tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana impaye uyu munsi. Ariko mbere yuko ntangira mu nkundire dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana nziza, uri Imana y'ukuri. Niweho Alpha na Omega, uri itangiriro n'iherezo. Niweho buhungiro bwacu, niweho ujyo ushobora guca inzira aho zitari ziri. Niweho nshuti nziza. Reka nkundire kugira ngo uyu mwanya ngiye kuganiriza ijambo ryawe. Umuntu wumva rino jambo nuzaryumva, Mwuka wawe wera azakora umurimo. Mwuka wawe wera kubera ko ari we ujya utunihira iminiho. Ijambo ngiye kuvuga ijambo ryawe aze gukora umurimo kugira ngo uryumva rize kumuhindura mu izina rya Yesu. Amahoro yawe kugirirwa neza n'imbabazi zawe zizatubeho iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Timoteyo wa kabiri ibice 4 n'umurongo waho wa 10. Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo waho wa 10. Ngiye kuganira ku bantu batatu. Mwuka nazanshoboresha nzakomezaho, ubundi hari abantu batanu tujya duhura nabo mu buzima. Abo bantu batanu tujya duhura nabo mu buzima busanzwe, tugahura nabo mu kazi, tugahura nabo mu miryango, tugahura nabo mu itorero, tugahura nabo mu buzima busanzwe. Tugiye kuganira umugabo witwa Dema, nze kubabwira n'umugabo witwa Alexandre. Ndangize mbabwire n'umugabo witwa Luka. Nibo bantu batatu ushaka ko tuvugaho. Ndaza kuvugaho gato kuri Marko, nze kuvuga no kuri Tikiko, ariko cyane cyane ndashaka ngo tuze kuvuga ku mwuka wa Dema. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haravuga ngo Timoteyo wa kabiri ibice 4 n'umurongo wa 10 ngo Dema yaransigiriye kuko akunze ibya kino gihe cya none, ajya i Tesalonike. Kirisenti nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye Durumatiya. Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye. Shaka Marko umuzane kuko angirira umumaro wo kunkorera. Ariko Tukiko namaze kumwohereza muri Efeso. Nuza uzazana umwitero wanjye nasize Itirowa kwa Kiripo n'ibitabo, ariko cyane cyane unzanira ibitabo by'impu cyangwa se iby'impu. Alexandre umucuzi w'imiringa yangiriye inabi nyinshi. Umwami wacu azamwiture ibikwiriye ibyo yakoze. Yesu ashimwe cyane. Ndasoreza mu gitabo cy'Imigani 17:17 haravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira kugira ngo akure abandi mu rwobo. Rero ijambo tugiye kuganira ni ijambo rivuga ngo abantu tujya duhura nabo mu buzima busanzwe. Mu bice bitatu nibyo nshaka ko tuvugaho. Igice cya mbere, abantu tujya duhura nabo mu buzima bw'imibereho isanzwe, haba mu kazi, haba mu bushuti, abo bantu tujya duhura nabo. Mu gice cya kabiri nkashaka kubwira ngo abantu dushobora guhura nabo mu miryango cyangwa se mu rushaka. Yesu ashimwe cyane. Uyu Dema nje kubabwira, nshaka kugira ngo mbumvishe umwuka wa Dema. Dema ni umuntu wagendanye na Paulo, atangira na Paulo abikunze mu gihe Paulo yarariho aboha impu. Dema aramukurikira abikunze, ariko iyo uje kureba uburyo yaje kubisoza, yatangiranye na Paulo amukunze, aza kubisoza amutaye. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wa Dema ubu ngubu ntabwo akiriho, ariko umwuka wa Dema turacyawubona muri sosiyete yacu. Umwuka wa Dema mu yandi magambo ni umuntu ugukurikira kubera inyungu. Iyo inyungu zishize
arakujugunya. Iyo inyungu zawe yagushakagaho azirangije arakuvuga. Iyo inyungu yagushakagaho azikubuzemo araguta. Iyo inyungu yagushakagaho, uwo mwuka tujya tuwubona mu buzima bw'urushako. Yesu ashimwe cyane. Uwo mwuka uba mu bagabo, uwo mwuka ukaba mu bagore, uwo mwuka uba mu basore, uwo mwuka ukaba mu bakobwa, uwo mwuka uba mu itorero, uwo mwuka ukaba mu buzima bwo hanze bwo mu kazi. Bwana asifiwe sana. Dema uyu nguyu yagendanye na Paulo. Ahangaha ijambo ryatubwiye ngo Dema yaransize ngo kuko yaragikunze iby'isi. Yatangiranye na Paulo amukunze, ariko biza kugera hagati amuta mu muhamagaro. Barajyanye ngo bagere i Roma, igihe Paulo bari bamaze kumwinjiza mu nzu y'imbohe. Dema aramuta aragenda. Dema rero, uyu muntu nshaka kukubwira, Dema tujya duhura nabo mu bice bitatu. Igice cya mbere, Dema hari igihe mugahurira mu kazi mukorana, ugasanga umuntu agukunze kubera inyungu ari hagushakaho. Ugasanga umuntu agukunze kubera ko uno munsi hari ibintu ari hakubonaho. Ugasanga umuntu agukunze kubera ko uno munsi ufite akazi. Ugasanga umuntu agukunze kubera ko uno munsi ashobora kuba yaza akakwaka amafaranga ukayabona. Ariko igihe yamara kubivamo, wamara kubura ibyo agushakaho akaguta. Byamubayeho Paulo. Aha ni igihe Paulo byari mu gihe kiwe cy'isoza ry'ivugabutumwa. Yarari mu bihe bya nyuma byo gusoza. Iki gihe nibwo yahamagaye umugabo witwa Timoteyo, umwana we Timoteyo yabyaje agakiza. Aramubwira ngo Timoteyo we, ndagira ngo nkubwire ngo ndagutonganyiriza cyangwa se ndakubwira mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzacira imanza bariho abazima n'abapfuye, kugira ngo ubwirize abantu. Ari hamubwira ngo kugira ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Dema rero, mu yandi magambo, Paulo yashaka kugira ngo abwire Timoteyo, amubwire ngo ndagira ngo nkubwire abantu bari hano hanze. Yesu ashimwe cyane. Nihuse rero, amaze guhamagara Timoteyo, aramubwira ngo uyu muntu mwitondere. Hari abantu bameze nka Dema. Dema uyu nguyu twaragendanye, Dema uyu nguyu twarakundanye. Iyo urebye no mu Bakolosaye 4:14 usangamo amakuru. Uyu Dema naje gutangara musomye mu gitabo cy'umugenzi. Yesu ashimwe cyane. Dema mu yandi magambo ni profit love. Ni umuntu ugukunda kubera gufiteho inyungu. Kubera ko nandiho mbabwira ngo mu buzima tujya duhura nawe mu buzima bw'akazi, igihe cyose atakikubonamo inyungu arakujugunya. No mu rushako ba Dema babamo, umwuka wa Dema ubamo. Umukobwa agakunda umuhungu kubera ko amubonaho amafaranga. Agakunda umuhungu kubera yuko hari ikintu ari hamubonaho. Iyo bamaze kubana, bwa buzima yamubonagaho iyo bubuze aramuta. Uwo ni umwuka wa Dema. Yesu ashimwe cyane. Dema mu bagabo babamo, igihe ugasanga umugabo akundanye n'umugore cyangwa se abanye n'umugore nta kintu bafite, bamara kubona amafaranga akamuta. Uwo ni umwuka wa Dema. Ndagira ngo dufatikanye, urebe inshuti ufite, urebe uburyo ubanye n'abantu, urebe ko ese ntabwo waba warasigaranye umwuka wa Dema. Kuko Dema ajya dusanga ajya yiyambika ishusho yo gukiranuka, kandi ajya yambara uruhu rw'intama, kandi imbere muri we arisega. Mu Kristo n'umuntu witwa Byiringiro bari mu rugendo, baragiye bahura bageze ahantu ku gasozi. Wazabisoma mu gitabo cy'umugenzi namusomye Dema page 105, ngo baragenda ngo bagere mu nzira, bahura n'agasozi ngo kitwa ugasozi kitwa Ndamu. Ndamu naje gutekereza ijambo Ndamu. Ndamu ni umuntu, indamu mwumve indamu ahantu itandukaniye n'inyungu. Indamu, umuntu ufite umwuka w'indamu ni wa muntu ushobora kuvuga ngo uyu muntu wamwica nkamutwara ibintu bye. Iyo umuntu afite umwuka wa Ndamu, ashobora kuba yakugirira nabi akatwara ibyawe. Ashobora kuba yakwica akagutwarira umugabo. Ashobora kuba yakwica akagutwarira umugore. Ashobora kuba yakwica akagutwarira amafaranga. Bitandukanye n'inyungu. Ese wo nkurikiranye ufite uwuhe mwuka? Gira umwuka wa Ndamu.
kuko indamu ni igikorwa umuntu ajya akora ashaka kugira ngo ariganye, bitandukanye n'inyungu. Inyungu ushobora gucuruza ukunguka, ushobora no gucuruza ukoresheje amanyanga ukunguka, ariko iyo wageze mu mwuka wo kugira indamu, uba wararenze ihaniro, uba wararenze umutima nama wawe, uba wararenze, usigaye wifuza kuba abantu wabanyaga ibyabo. Yesu ashimwe cyane. Noneho ahangaha kuko ndashaka kugira ngo nze kwihuta, iyo bigeze mu buzima bw'umuhamagaro rero, nabwe ngo mu bice bitatu tujya duhura n'umwuka wa Dema mu buzima bw'akazi, tugahura na Dema mu buzima bw'urushako, tugahura na Dema no mu muhamagaro. Mu muhamagaro rero niho uzasanga abashumba bamwe na bamwe cyangwa abakozi b'Imana batandukanye, agakunda umuntu kubera impano, agakunda yuko azi kuririmba neza, akamukunda kubera ko azi gucuranga neza, akamukunda kubera ko azi agatanga amaturo neza, kubera ko azana ibya 10 neza, akamukunda kubera iyo hageze igihe runaka wa muntu acomoka akazana amafaranga. Niho ujya usanga rimwe na rimwe abo bantu batajya bashaka no kugira ngo babwirize abantu ubuzima bw'icyaha, babwire ngo icyaha ni kibi, ahubwo bahora igihe cyose reka nkubwire bino bintu kugira ngo ubisigarane. Dema tujya duhura nawe mu kazi, tugahura nawe muri business, tugahura nawe mu rushako, uwo mwuka wa Dema yarapfuye, ariko hari abantu bakigira uwo mwuka. Ikintu cya kabiri, Dema twamusanzeho yuko yatangiye abikunze, ariko aza gusoza ataye Paulo mu muhamagara. Ikintu cya gatatu, Yesu ashimwe cyane, cyangwa se ikintu cya gatatu, abantu bagira umwuka wa Dema ni abantu bajya bafata izina ry'Imana bakarikoresha mu nyungu zabo. Kandi abo ngabo abakozi b'Imana benshi, si bose, ariko hari abantu batewe n'uwo mwuka wa Dema wo gukunda ibintu, wo gukunda kugira ngo agaragare, wo gukunda amafaranga, aho kugira ngo ateshe, nk'uko Paulo yabwiraga Timoteyo ngo ugomba kwigisha abantu ugatesha ugahana, aho kugira ngo ateshe agahora afite umwuka w'irari ry'ibintu. Yesu ashimwe cyane. Aha rero dukomeje ku murongo wo hepfo, twasanze ahantu baza bakavugamo yuko nubwo ubwo buzima bwose Dema yatereranye Paulo, ariko munsi yaho baje kutubwira yuko ngo Luka we ntiyansize. Luka uyu nguyu ukurikiranya amakuru ya Luka, ariko ntarakibagirwa, Dema baramuvuzeho mu gitabo cy'umugenzi 105 kuri page 105. Dema ngo yaratuye ku musozi bita Ndamu, noneho ngo akazajya arembuza abagenzi bari mu nzira, akababwira ngo nimuze mbereke, hano hari urwobo rurimo ifeza, rurimo zahabu, ngo kandi kugira ngo niho hantu tujya tubonera ubutunzi tutarushye. Mu yandi magambo, Dema yagiraga umwuka wo gukunda ibintu no gukunda amafaranga. Dema ni umuntu igihe cyose atajya mujya mubana mu gihe agufiteho inyungu. Iyo atagufiteho inyungu aragusebya, iyo atagufiteho inyungu araguta, iyo atagufiteho inyungu arakugambanira. Uwo mwuka wa Dema turawanze mu izina rya Yesu. Noneho ngo arembuze mu Kristo na byiringiro, ngo arababwira ngo ese ngo nimuze mbereke hano hari urwobo rurimo ifeza, rurimo zahabu. Noneho mu Kristo ngo arahindukira aramubwira ngo kuduhamagaye weho waba uri muntu ki? Ese ibyo turimo, iyi nzira y'agakiza duhagazemo waba uyirimo? Dema ngo arahindukira ngo aramubwira ngo jewe niba utanzi, jewe ndi umwuzukuru wa Abrahamu. Mu Kristo ngo amureba aramubwira ngo urabeshye, ibyo uvuze ntabwo ari byo, ahubwo umwuka ufite isuku byara, ufite umwuka wa Yuda Iskariyoti. Icya kabiri, sogokuru ukubyara ni Gehazi. Mwibuke yuko Yuda Iskariyoti niwe muntu wagambaniye Yesu kubw'amafaranga, yamushakagamo inyungu, yakurikiye Yesu kubera kumushakamo inyungu z'akanya gato. Yesu ashimwe cyane. None ikindi cya kabiri aramubwira ngo weho iso ni Yuda Iskariyoti, noneho ukaba umwuzukuru wa Gehazi. Mwibuke Gehazi igihe ari kumwe n'umukozi w'Imana yitwa Elisa, igihe Gehazi yaramaze gusengera umugaba mukuru w'ingabo, ngo Elisa asa amaze gusengera umugaba mukuru w'ingabo, yanga ibyo yaramuzaniye yaragiye kumuhereza. Noneho Gehazi aca inyuma ajya kumwaka indamu. Umwuka wa Dema bahora bahagaze ku nyungu gusa, ntabwo ntimujya mubana batafite icyo bagushakaho. Ese uyu munsi waba warahuye n'abo bantu, cyangwa se waba ufite uwo mwuka? Niba ufite uwo mwuka, ijambo nari nkuzaniye no munsi
utandukane n'ibyo, kubera ko ntaho bijya bigeza umuntu. Iyo umuntu Imana twamenye, Kristo twamenye, ni urukundo. Ugira urukundo, Imana ikubabarire. Yesu ashimwe cyane. Reka rero ngere ku murongo wo hepfo, ahantu batubwiye bakatubwira Luka yagiraga umwuka wo gufasha. Luka, iyo ukurikiranye amateka ya Luka, yari umunyamahanga. Yesu ashimwe cyane. Ariko araza ashyigikira Pawulo mu muhamagaro. Amen. Yesu ashimwe cyane. Dukeneye abantu nk'abo baza bakadushyigikira mu muhamagaro. Dukeneye abantu nk'abo baza bakadushyigikira mu murimo dukora. Dukeneye abantu nk'abo. Ukeneye umuntu nk'uwo, ukeneye umuntu ufite umwuka nk'uwa Luka, agusange mu kazi aho ukora agushyigikire, agusange mu rugo agushyigikire, mu muryango yubaka umuryango. Imiryango ya kino gihe impamvu za divorce zibaye nyinshi, bagiye bahura n'abantu ba Dema bagera mu rugo, kuko Dema ajya kwinjirana mu rugo yasanga agakunda umugore wawe yabanje guca kuri wewe, agakunda umugabo wawe yakweretse ko ari we muri kumwe, ariko tageti afite icyo ari hashaka. Uwo mwuka turawanze mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mugoroba, cyangwa se nkubwire kino gicamunsi, kugira ngo urebe umwuka uriho ukoreramo. Ese waba uri ukorera mu mwuka wa Luka cyangwa uri ukora mu mwuka wa Dema? Dema igihe cyose iyo agushatseho inyungu akayibura, nibyo nahoze mvuga ngo arakujugunya. Mujya mutangira na proje, byamara gucamo akaguhinduka. Ujya umuguriza amafaranga muvugana neza, yamara kuyashyikira agahinduka. Mwuka wa Dema. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo abangaba ntibazagwe, niba warahuye na ba Dema, ntibazatume utakaza intego yawe, ntibazatume uva ku Mana, kuko Pawulo nawe yahuye nabo. Pawulo yahuye nabo arihangana, agera igihe abwira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, uramenye uzitonde, kuko muri no rugendo uzahura na ba Dema, muri no rugendo uzahura n'abantu bameze nka Luka. Nuhura na Dema ntazatumuta ngo uve uhusha intego yawe. Dema ntazatume usenya urugo rwawe. Dema ntazatume ureka akazi kawe. Dema ntazagukure mu muhamagaro, kubera ko nubwo Dema hari, nubwo umwuka wa Dema hari abakiwurimo, ariko harimo na ba Luka. Uyu nguyu ni umuntu wagize umumaro umuhamagaro wa Pawulo. Yaramushyigikiye, yashyigikiye ivugabutumwa. Ese uyu munsi nawe waba ufite umwuka wa Dema cyangwa se ufite umwuka wa Luka, ujye ushyigikira ivugabutumwa. Ninde ujye ushyigikira? Niba bitaragukundiye ngo ugende ujye kuvuga ubutumwa, abajya bagenda kubuvuga ujye ubashyigikira. Luka yaravuraga, amafaranga avanye mu kuvura akaza akayashyigikira umurimo w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari undi mugabo rero uteye ubwoba uba munsi, nasomye ku gitabo ku gice cya 14, uwitwa Alexander cyangwa se André Forgero. Mu rurimi rw'igifaransa ni Forgero. Forgero ni ukuvuga ngo ni umucuzi w'imiringa. Uyu nguyu rero ni umuntu warwanirije, wagiriye inabi ikomeye Pawulo. Noneho aha munsi aravuga ngo uzamwirinde Timoteyo we, uzirinde Alexandre Forgero, uzamwirinde. Aba bantu turabagira mu buzima, tujya duhura nabo. Uyu André Forgero ni umuntu wabaga mu buzima bwo hanze, ngo yari umucuzi w'imiringa. Noneho ngo aze yinjire no mu nzu y'Imana, atangira kuhacurira amagambo. Yesu ashimwe cyane. Mpise nibuka umugabo yitwa Nehemiya yahuye n'abagabo batatu mu gihe yarasubiye iwabo ngo ajye gusana inkike, mu gihe yarasubiye Yerusalemu ngo ajye gusana ibyasenyutse. Ahura n'umuntu wa mbere witwaga Tobiya. Umwuka yarambwiye ngo umwuka wa Tobiya ni abantu bajya batoba isoko. Tobiya. Nehemiya ahura na Tobiya. Umuntu wa kabiri Nehemiya yahuye n'umuntu witwa Sanibarati. Umwuka arambwira ngo Sanibarati ni umuntu ujya uza agasenya ibyubatse. Umuntu wa gatatu Nehemiya yahuye n'undi mugabo yitwaga Geshemu. Ni abantu bajya badutegera mu birori,
bajya badutegera mu birori akakwereka akagutumira nkaho agukunze ariko ashaka kugukuramo amagambo, akagutumira nk'umuntu wakugiriye impuhwe akaza mu gahagarano ukagira ngo arashaka kugufasha, ashaka kugusenya. Imana ikurinde abo bantu. Aba bantu ndiyo nkubwira ngo umwuka wa Andre Forugero, umwuka wa Alexandre Forugero, uyu nguyu umugabo yitwa Mosi yahuye nabo, umuntu yitwa Yani na Yambure, uraza kubisoma hano mu gice muri Timoteyo 2:3 n'umurongo waho wa 8 ngo Mose Imana imaze kumuhagurutsa yahuye n'ikibazo cyane, ahura n'umugabo yitwa Yani na Yambure. Yani na Yambure Mose ngo ahure nabo bahora baramurwanyaga. Andre Forugero yakoreye igitangaza, yabangamiye umugabo w'Imana Paulo mu muhamagaro. Yaragendaga yaba yamaze, kubera ko Bibiliya yambwiye ngo yarwanije amagambo twavuze. Paulo yaragendaga yabagiye mu ivugabutumwa, yamara kuvuga ubutumwa Andre Forugero uyu Alexandre Forugero agasubira inyuma akajya kubabwira ngo muramuzi uyu nguyu, muzi yuko uyu nguyu wita Paulo mumuzi ko ari Sawuli. Mu yandi magambo, abantu bagira umwuka wa Andre Forugero babaza amateka yacu, akamubwira ati se Paulo uri sinkuzi tujya muntu yeze kumbwira mu minsi ishize, arambwira ngo ariko King uzashobora ivuga butumwa n'amateka yawe. Ndamubwira turibeshye cyane, Imana yampagurukije ntabwo yigeze inanirwa. Andre Forugero bahora bazana amagambo y'urucantege. Andre Forugero ahagurukana Paulo akazajya amubwira ngo ariko weho nawe wavuga, weho nzi. Bajya bamenya amateka yacu, bakamenya aho twananiriwe, bakamenya aho twagira imbaraga nkeya, bakamenya aho twaguye, bakamenya aho byananiranye. Bajya bamenya ubukene bwacu, bakamenya ubupfubyi bwacu, ariko bakaba ari byo bahagaraho kugira ngo badusenye. Ntihazagira umuntu utumuhusha umuhamagaro wawe kubera ko afite umwuka wa Andre Forugero. Paulo ahindukira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo uramenye Andre Forugero uramenye yangiriye inabi. Uyu munsi ubanye gute nabo mu bana? Mwuka wa Andre Forugero ni umwuka wo gusenya. Bahora bagacura ibyo bagenda basenyesha abantu. Niba ujya ugenda ugahagara ahantu ukavuga abakozi b'Imana, niba ujya ugera ahantu ukavuga umugabo w'abandi, niba ujya ugera ahantu ukavuga umugore w'abandi, niba ujya ugera ahantu ukavuga umukobwa w'abandi, umenye ngo ufite umwuka wa Andre Forugero. Ni umwuka wo gusenya. Umwuka wa Andre Forugero. Forugero niba ujya ugera ahantu ukavuga abandi, ukavuga abakozi b'Imana, ukavuga umugabo w'abandi, ukavuga umugore w'abandi, ukavuga intege nke z'undi muntu, uzajya umenya ngo ufite umwuka wa Andre Forugero. Uyu yari yarazengereje Paulo yamara kuvuga ubutumwa akababwira ati ariko uyu muramuzi, muzi uyu nguyu umaze kuvuga, muramuzi uyu nguyu ko yari Sawuli, muzi yuko mu rupfu rwa Stefano yari ahari, kandi ibintu yavugaga nta. Andre Forugero bajya bavuga amakuru y'ukuri, ariko bakazana amakuru yo kugira ngo badusenye. Uramuzi yaguhindukiriye ati uyu mukobwa ugiye gushaka uramuzi, akabanza akavuga inda yakuyemo ntaho ari wowe wazimuteye, uramuzi. Yari havuga akavuga ngo uyu muntu uramuzi. Bajya bavuga amakuru, ariko igihe cyose amakuru yabo nayo kugira ngo badusenye. Niba hari umuntu wagusenyeye, niba hari umuntu wakubabaje mu mutima wawe, umubabarire kubera ko yahagaze mu mwuka wa Andre Forugero. Ndiho ndagana ku musozo. Yesu ashimwe cyane. Mu buzima abo bantu ntabwo bajya badukundira ngo tuvuge Imana. Igihe cyose ntibajya bashimishwa n'iterambere, ntabwo bajya bashimishwa yuko wabwirije neza, ntibajya bashimishwa nuko waririmbye neza, ntibajya bashimishwa yuko hari icyo wakoze neza. Igihe cyose bahora bafite target yo kugira ngo badusenyere. Ntabwo bajya bashimishwa no kubana n'umugore wawe neza, ntibajya bashimishwa n'iterambere ryawe, ntibajya bashimishwa yuko hari icyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Abo ngabo kenshi tujya duhura nabo no mu nzu y'Imana, umuntu mukabana ugira ngo ni umuntu ukunze umurimo w'Imana, ariko afite umwuka wa Andre Forugero. Mana, uyu mwuka turawusenyeye mu izina rya Yesu.
reka nsoze nkubwira ngo Andre Forgero yaragiye, ariko haracyari mwuka, uwo mwuka uracyazenguruka mu muryango ubamo. Hari abantu batajya bifuza yuko umuryango utekana, hari abantu bajya bo akantu kose yumvise agashaka kugira ngo, reka nkubwire abakristo bamwe na bamwe ajya afata telefone aho kugira ngo telefone abaze iwabo mu giturage uko abayeho, agafata telefone kugira ngo ngurabizi naka ngo byacitse ngo dusenge, agatangira akavuga amakuru kandi akaza gusoza mudasenze. Ariko yaguhamagaye, uzajya ubona uwo mwuka uzajya umubwira ngo ufite umwuka wa Alexandre, uwo ni umwuka mubi, uwo ni umwuka wa Satani. Niba ariko wari umeze ubireke, kubera icyo ushaka kugenda ku buzima bw'umuntu. Wigize umupolisi w'urusengero, wigize umupolisi w'abantu, uwo muhuye wese urashaka kugira ngo uvuge, uwo muhuye wese urashaka kugira ngo umwurire, uwo muhuye wese urashaka kumukoraho iperereza. Wewe ninde waguhaye uwo murimo? Imana ikubabarire. Mu muryango abo tubagiramo, muri business tubagiramo abanyeshyari, abo bagira ishyari, kandi ishyari ni ryo shuri umuntu ngo ajya yiga rya nyuma, niyo kaminuza ya nyuma, yarangiza agahinduka umurozi. Niba ugira ishyari umenye yuko suku byara n'umurozi, ufite umwuka w'abarozi. Nureba nabi, nutabireka uzahinduka umurozi. Dagana ku musozo, reka nkubwire ikintu ujya kiranga umwuka wa Andre Forgero. Ikintu cya mbere n'abantu igihe cyose bajya bumva ari bo bajya imbere, ahora yumva ko ari we ushoboye. Icya kabiri, ahora avuga abandi. Umuntu uzajya ubona igihe cyose iyo muhuye ashaka kuvuga amakuru y'abandi, uwo afite umwuka wa Andre Forgero. Uzajya umwirinda, muzajye mumenya inshuti mugendana nazo, kubera ko mu buzima hari umwuka wa Dema, ariko hakaba n'umwuka wa Andre Forgero. Dema akunda inyungu, yagushakaho ubushuti kubera ko agufitemo inyungu, ariko Andre Forgero ajya asenya ibyo wubatse. Ajya amenya ko hari umuhungu muro muvugana akabisenya, agashaka kubisenya. Ajya amenya ko hari isoko wabonye, ajya ababazwa akabazwa n'aho ucururiza, ajya ababazwa akabazwa n'akazi kawe, ajya ababazwa akabazwa n'uko ubanye n'umugabo neza, ajya ababazwa akabazwa n'uko Imana yakugiriye neza. Uwo ni umwuka wa Alexandre. Imana ibabarira abantu. Mu bakristo beza mumenye Imana, mumenye yuko ntabwo Imana n'urukundo. Reka nsoze mvuga rino jambo ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Mu Baheburayo 12:14, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezi, kuko umuntu atejejwe atazareba umwami Imana. Yesu ashimwe cyane. Namenye ko ikintu kizatuma ubana n'abantu bose amahoro, reka nkubwire ibintu nka 4 cyangwa se 5. Ikintu cya mbere kizatuma ubana n'abantu bose amahoro, jewe King namaze kumenya yuko isahani yanjye, ibyo nzarya ibyo nzarya bizantunga, nta wundi muntu n'umwe ushobora kubitwara. Icya kabiri, namenye yuko Imana imaze kundema, umurimo yandemeye, namenye yuko nta wundi muntu uzawukora, ngomba gukora icyo Imana yandemeye. Icya gatatu, namenye yuko ubuzima tubamo turi muri transit, dufite ahantu twerekeza, kandi menya yuko aho turiho twerekeza tuzagenda gutanga raporo. Nicyo umwuka yarabinganirije neza, arambwira ngo ibintu urimo, ubuzima ubamo, umenye ko hariho final destination, hari ahandi hantu turiho tujya, kandi nitumara kugerayo tuzatanga raporo. Kandi menye yuko icya kane, menya yuko iherezo rya byose riri bugufi. Ngiye gusengera abantu ariko ndagira ngo nongere nkubwire, ugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Niba ufite umwuka wa Andre Forgero, uwo ni umwuka w'ubugambanyi, uwo mwuka wabaga kuri Yuda, uwo mwuka wabaye ku bantu bita badatani barwanya umuntu yitwa Mose, uwo mwuka wabaye kuri ba Tobiya bariho barwanya umuntu yitwa Nehemiya, uwo mwuka wabaye kuri Penina ari harwanya Ana. Imana ikubabarire utandukane n'iyo myuka, kubera ko ubuzima tubamo si hano, hari ubundi buzima. Kandi namenye yuko Imana yafunze nta muntu n'umwe ushobora gufunga, yafunguye nta n'umwe ushobora gufunga, yanafunze nta n'undi ushobora gufungura. Kandi namenye yuko umugisha wanjye nta muntu n'umwe. Niba hari ikintu amafaranga yayoba,
ubyumve cyane. Amafaranga yayoba, umuntu yakohereza ibintu ashaka guhereza bikayoba, ariko umugisha w'Imana ntushobora kuyoba, ntushobora kuyoba. Ugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Aka kantu ngiye kukubwira niko ngiye gusorezaho. Umuntu azakurushe kuba umuryango ukomeye cyane, akurushe kugira umuryango ukomeye cyane, umuntu akurushe kwiga amashuri menshi, umuntu akurushe kugenda ibihugu byinshi, umuntu akurushe kuvuga Icyongereza n'Igifaransa, umuntu akurushe kugira umugore mwiza cyangwa se n'ibindi byose, ariko ntazakurushe gushaka Imana. Ugenda ushaka Imana kubera ko iyo wamaze kwakira Imana muri wewe, ntujya ubana n'umwuka wa Andre Forge, ntujya ubana n'umwuka wa Dema. Dema yarapfuye, ariko uwo mwuka wari ugihari. Niba nawe wari uko wari umeze, Imana ikubabarire kandi wihane. Niba nawe hari n'abaguhemukiye, umenye ko abo ngabo na Paulo yahuye nabo. Kandi kirenze kuri ibyo, nkuko twasomye ijambo ry'Imana ngo inshuti zibana ibihe byose. Niba uri inshuti y'umuntu, muzabana ibihe byose, muzabane yakennye, mubane yakize, muzabane yahuye n'ibibazo, mubane yageze no muri gereza, mubane yishimye no mu gihe cy'ibigeragezo. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubwa rino jambo. Ugende wigaragaze nk'Imana. Abari bafite umwuka wo kwikunda, uwo mwuka ushire mu izina rya Yesu. Abantu bari bakunze abandi kubera inyungu, ibyo bintu biveho mu izina rya Yesu. Mana, uba wigaragaze nk'Imana. Iyo mitima imeze gutyo ikire. Mana, ugendera abantu bari bafite umutima w'amagambo wa Andre Forgero, abo bahora bacura amagambo, ahora acura inzangano. Iyo myuka, uwo mwuka wari ufite uhagarare mu izina rya Yesu. Bagire wa mwuka wari muri Kristo Yesu, bagire umwuka wari muri Kristo Yesu. Kristo Yesu ni urukundo, nta kindi. Ndagira ngo Mana wigaragarize buri muntu wese kugira ngo akumenye, kandi kirenze kuri ibyo ubahe kugira ngo bababarira babakomerekeje. Ikirenze no kuri icyo ubahe kugira ngo abari bakomeretse bomore bakire, kandi Imana ubagire neza kugira ngo ubwami bwawe bukomeze bwaguke. Byose mbisabye mbyizeye, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye mbyizeye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amen.